Musubscribing. Rino uri Kigali ndamushimira, Honorine ni umwana mwiza, ndamushimira rero. Haleluya! Kumugongo nabwo twanyerera iraturamira, ngira duhetse Shalom ni kuri Bisage TV show. Twagarutse muri kumwe nanjye Mugisha. Ubu noneho twavuye muri studio, turi hanze ya studio. Ndi kumwe umutumirwa n'ugiye kubabwira aho turi. Ndabanje ndabasuje mwese abadukurikiye, abari hanze y'u Rwanda, USA. Ndabizi ko mudukurikirana cyane, Uganda tujya tubabona muri comment. Abatera commentaire nziza turabashimiye, ndetse namwe mutera imbi ntacyo bitwaye, biratumotiva. Ibyo muvuga rimwe na rimwe hari igihe bari ukuri, ariko kuri kose siko kuba gukenewe. Murakoze cyane. Tugiye gutangira tubaza umutumirwa wacu amazina ye, aho turi, ni uri buhababwire. Reka tumwumve. Witwa Nyiramariza Alphonsine. Witwa Nyiramariza Alphonsine. Reke mikoro ndagufasha ntugire ikibazo. Nyiramariza Alphonsine, aha turi ni hehe? Turi mu mudugudu wa Kabeho. Turi mu mudugudu wa Kabeho. Umurenge no wa Ngarama. Akarere naka Gatsibo. Akarere ka Gatsibo. Tugendeye ku mihindagurikire y'ikirere ahangaha, igihingwa gikunda kwera ahangaha ni nk'ikihe? Igihingwa gikunda kwera ni ibigori na soya, ariko muri iki gihe byararumbye kuko imvura yabaye nkeya, ariko mu bushobozi bwose twabashije kubona dukeya, tubasha kubyakira uko tubibonye. Mubasha kubyakira uko nk'umuntu weza ibiro byinshi ahangaha, mukavuga ngo uyu muntu yasaruye ibiro ni byinshi pe, aba yejeje nk'ibiro bingahe cyangwa amatoni? Reka ngufashe mikoro ntugire ikibazo. Aba yejeje nka toni nk'eshanu. Toni nk'eshanu. Uri umuhinzi cyangwa ufite akandi kazi ukora bisanzwe? Njyewe mu buzima busanzwe ndi umuhinzi, akora n'akandi kazi gaciriritse. Akandi kazi gaciriritse ni nk'akahe nimba atari ibanga? Ntabwo ari ibanga, bitewe n'ubuzima mbayemo. Iyo ubundi ngenda ashakisha akazi, yaba ari ako gufura, yaba ari ako guhinga, ako mbonye nkora akazi ka bubyizi. Ku bantu twageze ahangaha kare twakubonanaga ufite umwana. Ese uri umubyeyi, warabyaye, uri mariye, ufite umugabo, cyangwa mara amatsiko abadukurikiye? Njye ndi umubyeyi, ndi umumama w'abana 4, ariko umugabo yaransize, ni njyewe ubashakishiriza. Ubwo mu buzima busanzwe ni nkanjye ubahagarariye. Ufite abana bangahe? Ufite abana 4. Ufite abana 4. Noneho ahangaha content yacu ni content yerekeye ijambo ry'Imana. Mubaza ibibazo bike byerekeye ijambo ry'Imana, wabisubiza neza ukaba uranyemeje, nabwo utabisubiza neza nkagukosora tukagendana neza. Ikibazo cya mbere ngiye kubanza kukubaza, ugiye kubanza umbwire nk'imirongo 3 uzi muri Bibiliya. Ushobora kumbwira ngo uyu murongo ndawuzi, wanditse aha n'aha ngaha, bikunze ukaba wabasha kuwusobanura, ni amahire nabwo uradusobanurira. Umurongo wa mbere uzi wo muri Bibiliya ni uwuhe? Umurongo wa mbere nzi ni muri Zaburi igice cy'I119, umurongo w'129. Yego. Uvuga gute udafunguye Bibiliya? Haranditse ngo ibyo yadusezeranije ni ibitangaza, nicyo gituma umutima wanjye ubyitondera. Yego, niko handitse koko urabyizeye? Handitse ndabyizeye. Yego. Undi wa kabiri? Undi wa kabiri ni mu Bagalatiya igice ni cya 3 umurongo ni 15. Haranditse ngo isezerano ry'umuntu naho ryaba ari iry'umuntu gusa, y'Imana imaje kurikomeza, ntawaryongeraho nanga se ngagira icyo arigabanya. Urabyizeye? Naho niko handitse. Yego, turaza kuza kugenda duhabumbura turebe nimba koko ibyo wavuze ari byo. Tugeze ku murongo wa 3. Umurongo wa 3 ni muri Zaburi igice ni cya 15, umurongo waho wa 6. None nakomeje kumva uzi ibintu bya Bibiliya, uri n'umukristo.
ese uzi umurongo mugufi muri Bibiliya wanditse he? nimba uwuzi ni uwuhe uwo murongo? uwo murongo ni uwo muri Zaburi igice ni icya 129. havuga gute? ibyo yadusezeranije ni ibitangaza, nicyo gituma umutima wanjye ubyitondera. Ndawukunda cyane kuko uramfasha. Uwo niwo murongo mugufi uba muri Bibiliya? Yego, ariko ntabwo ari byo, ndaza kuza kukosora. uwo ntabwo ari wo murongo mugufi uba muri Bibiliya. ese iyo wumvishe nk'umugabo Ezekiya, umugabo Ezekiya uramuzi? Ndamuzi. umugabo Ezekiya umuziho iki? umugabo Ezekiyeli muziho ubuhanuzi bukomeye cyane. icyo ni icya mbere. yagiye atanga mu buzima yagiye ahura nabwo, kandi bukabasha nk'abakristo, bigatuma twitondera ijambo yavuzeho, bigatuma tubasha kwizera muri ubu buzima. Yego, numvishe uri umukristo. usengera he? nimba uri umwangirikani? uri umwangirikani. wateranye se uyu munsi ko n'ubundi ari ku cyumweru? uyu munsi nateranye muri ADEPR. wateranye muri ADEPR? uyu munsi muri ADEPR babwirije iki nimba ubyibuka? nkorohereje, ninde wabwirije yitwa nde? bitewe n'uburyo ki nakerewe mu materaniro, ntabwo wigeze ubona. nasanze bamajije gutanga. ariko wabonye korali zaririmbye? korali imwe yaririmbye izina ryayo n'indirimbo wibuka yaririmbye? bitewe n'uburyo ki atariho nteranira biba bigoye cyane. na korali ntabwo zizina? na korali ziba ni ingeri zitandukanye, ariko uzi kuririmba se mu buzima busanzwe? gira agakorasi kamwe uduterera twumve ko koko umuntu yajya mu mwuka. ngira duhetse ku mugongo nabwo ngira duhetse ku mugongo nabwo twanyerera iraturamira. ngira duhetse ku mugongo nabwo twanyerera iraturamira. ngira duhetse ku mugongo nabwo twanyerera iraturamira. imana yacu iraduhetse ku mugongo nabwo twanyerera iraturamira. murakoze cyane rwose. noneho twakomeje n'ikindi kibazo. kiravuga ngo Dawidi umuzi iki? ni umuhanuzi ukomeye cyane. Dawidi abasha kutugira inama. Dawidi ni umuhanuzi ukomeye cyane. Dawidi abasha kuduha inama tukareba uburyo ki yarwanya intambara, ariko akabasha kuzitsinda, natwe bigatuma tubasha kwizera nk'abakristo, kugira ngo tugere ikirenge mu cye, kugira ngo tubashe kurwana intambara tugenda duhura nazo. ese ko hari aho tuzi ko Dawidi yigeze gutana akagomera Imana? hari nk'aho wibuka hamwe handitse muri Bibiliya nk'icyo Dawidi ashobora kuba yarakoze nawe akavuga ngo ahangaha rwose ndahemutse? ni nk'iki? hari icyo Dawidi yigeze gukora. yego uratubwira nta kibazo. tubwire nta kibazo. yari umugore. yego, icyo ni kimwe. tubwire n'ikindi kintu uzi kuri Dawidi. erega mu bukristo ibyo bibaho, habaho kuba umuntu yatana. natwe turi muri iyi si bijya bitubaho. kwizera, kumubabarira yatanye, natwe biduha kwizera nk'abakristo. yego, hari bimwe mu bintu nabonye mu nsengero cyane nko muri ADEPR, numva birantangaje. ngiye kubikubazaho ikintu ubivugaho, bikotingeho, utubwire wowe uko ubibona. ese ni byiza cyangwa si byiza? nabo ADEPR, bamwe mu bantu baba badafite nk'ituro, bagerageza kuzana bimwe mu byo bafite mu rugo bikagurishirizwa mu rusengero. wowe ubibona ute? birakwiye cyangwa ntibikwiye? bimwe mu byo dusarura ni ituro mukunze, hari n'ayishimwe, hari n'igiseke umuntu azana mu byo yejeje kugira ngo ashimire Imana. rero ibyo babasha kuzana
bibasha kuba byafasha nk'abantu b'abakene, bakabasha kuba bagira icyo babafasha, ntabwo babasha kubigurisha ahubwo bigira icyo bifasha. Yego, kuko nabonye bameze nka cyamunara. Oya, nta cyamunara irimo, ahubwo bibasha kugirira itorero Kandi bagereka umwe akavuga ngo naya, undi naya ngaya. Mu cyamunara i Kigali nk'iyo bari kugurisha nk'inzu, ujya muri ijana, undi akaza avuga ngo miliyoni 120, naho niko nabonye babimeze cyamunara. Oya, ntabwo nuko ari cyamunara ndi bikoreye mu nzu y'Imana, ariko nayo ni cyamunara. Oya, nta cyamunara iri bihari, ahubwo ni ukugira ngo bifashe itorero muri rusange, nta cyamunara ikorerwa mu nzu y'Imana. Yego, reka noneho tujye mu bibazo byo mu buzima busanzwe byoroshye rwose. I Kigali urahazi? Kigali ntabwo mazi. Urahumva ariko? Ndahumva. Nyumvisha Kigali nyine watekereza? Numva ari ahantu heza cyane, kandi n'ababa yari beza. Umva abantu bose baba i Kigali ari abakire, ari abantu basobanutse, mbese nanjye nakifuza kujya, ariko bitewe n'ubushobozi naho umuntu kumva ni ibintu by'ibibazo, kuko bavuga ko bafunga abantu b'abakene bagezeyo, iyo udafite ubushobozi utabasha kuhaba. Yego, hari video nigeze kubona y'umuntu babaje ngo ntagira icyo avuga kuri Kigali, atari yahaza uko ubuzima bwari bumeze. Aravuga ngo hari umuntu wigeze kumubwira ngo i Kigali iyo umuntu ahageze ngo ugenda utoragura amafaranga mu nzira, hera amafaranga. Ese wowe iyo utekereje Kigali nko mu buzima bwerekeye ubukire, uba wumva Kigali ari iyihe? Uba wumva Kigali ku bintu byerekeye ubukire ari nka gute? Nanjye mba numva Kigali ari ahantu umuntu agera akabona amafaranga, yahagera ubuzima bugahinduka akaba umuzungu, ariko bitewe n'uburyo umuntu aba atabona ubushobozi, umuntu abasha kuba akabyakira, bitewe n'uko hari umukobwa uriyo bita Honorine, njya mbona uburyo ki aba asa naho ameze, nkumva nanjye mbese abantu b'i Kigali ndabakunze cyane. Gira ikintu ubwira Honorine. Honorine uri i Kigali ndamushimira. Honorine ni umwana mwiza, ndamushimira rero uburyo ki yitanga, uburyo ki abasha kunganiriza akamumuriza. Nkumva nanjye ndanyuzwe ku mutima wanjye, nkumva abantu b'i Kigali bose ni abantu beza, mbakunda. Honorine mupfana iki? Honorine ntacyo dupfana. Honorine twahuye mvuye gusenga kuri Restoration Church Kayonza, kuko nagiye nimutse umugabo i Kayonza, amaze kwansiga ubuzima burangora cyane. uwo mwana w'umukobwa twahuye muri ubwo buzima abasha kumfasha, ubwo mbese ubuzima mbona biri inyuma Nyagatare. Yego, umubyeyi none se warize? Narize, nagarukiye mu wa gatandatu. Wagarukiye mu wa mbere segonderi. Yego, byanze bikunze umuntu wagarukiye mu wa gatandatu hari ibintu abazi ku rurimi rw'Icyongereza, nubwo twaba duke ariko ubutuzi rwose. Ugiye kugira nk'amagambo wabwira nk'Honorine uri i Kigali, niyo wamubwira ijambo rimwe ariko mu Cyongereza, gira ijambo umubwira. Nabasha kumubwira kugira ngo mbashe kumubwira umutima wanjye, rega buriya Icyongereza cya kera kiratandukanye. Uragerageza ntacyo icyo cya kera ugisangiza abantu banumva icyo Cyongereza cya kera. Ijambo ribabwira mbashe kubwira Honorine uri i Kigali se kireka mu Kinyarwanda. Gerageza mu Cyongereza akajambo kamwe mu Cyongereza kugira ngo n'abadukurikiye bumve ko ndi kumwe n'umuntu uri intellectual wize pe. Mubwira ngo shalom. Shalom ni ijambo ry'Icyongereza. Noneho ngiye kuvuga amagambo. Ni amagambo yoroshye, usubiremo. Ni amagambo ngiye kuvuga, nurangiza wowe uyasubiremo. Ni ukuvuga ngo ngiye kubwira ijambo, wowe ritekerezo uhita urisubiramo nk'uko ndivuze. Ni ibintu byoroshye. Ugiye kubanza uvuge ngo amagi abyibushye ni amagi avura amavi. Amagi abyibushye ni amagi avura amavi. Subiramo. Amagi abyibushye ni amagi avura amavi. Urabikoze. Noneho irindi jambo mfite nshaka kurangiza abantu, ugiye kuvuga ngo
musubscribing 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 yego subiramo irindi rimwe musubscribing yego noneho hanze abantu bari kuduseka kandi n'undi nabo ntabwo bayashobora. Noneho ugiye kugira ubutumwa ugenera umukuru w'umutekano utuye, ubutumwa bwose umugena. Yego, umukuru w'umutekano aho ntuye bamugenera ubutumwa bw'amahoro no kuyobora neza. yego, aduha imiyoborere myiza, sinabura kumushimira. yego, mituweli ikagendera ku gihe. yego, baduhaye amashyiga ya cana rumwe, yego, ndamushimira rero. yego, aho ari hose yumva kandi ayobora. Umutekano ni wose muri Ngarama, turaryama tukisegura. noneho ubu ngiye kuguha iminota nk'ibiri cyangwa itatu, ndabona ufite Bibiliya, ngo usige hano ugire ijambo usangiza abadukurikiye. Ngiye kugusiga ahangaha, weho na kamera na mikoro ndayigushyirira hano ku mwenda, nurangiza ubwirize abantu, ubabwirize abari mu byaha babivemo. Haleluya, haleluya bakristo bene data. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu nashimwe, Yesu niyamamare, ni uwo kwizerwa kandi ni uwo kwiringirwa. Uri muri Kristo ntabwo azigera akorwa n'isoni, kandi duhagaze muri Yesu byose birashoboka. Imana ibasha kutugirira neza, ikaduha imiyoborere myiza, ikabasha kuturindira nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ikabasha kuturindira n'abandi bayobozi bose, tukabasha kwegera Imana kugira ngo ibidufashemo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Bagalatiya igice ni cya 5 umurongo waho wa mbere. Haranditse ngo tutire amagambo, Abagalatiya bahugurirwa gukomeza umudendezo wa Kristo. Umurongo wa mbere uravuga ngo ubwo Kristo yatubaturiye kuba ab'umudendezo, nuko muhagarare mushikamye, mutacyongera kubohwa n'ububata. Dore njyewe Pawulo ndababwira yuko nimukebwa Kristo atazagira icyo abamarira, kandi ndabwira umuntu wese ukebwa yuko azaba afite umwenda wo kurangiza ibyategetswe n'amategeko byose. Mwebwe abashaka gutsindishirizwa n'amategeko, mutandukanijwe na Kristo, kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Naho twebwe kubw'umwuka dutegereje kuzakiranuka, twiringiye ko tuzabiheshwa no kwizera. Haleluya. Iyo twizeye Kristo abasha kuturwanira intambara, iyo twizeye Kristo abasha kutubera byose, akabasha kuduha umutekano, akabasha kutureberera aho tutabasha kugera. Twizera Kristo rero akabasha kuduha imyambaro, abashonje akabagaburira, abambaye ubusa akabambika, akabasha no kuduha agakiza, tukabasha kureka ingeso n'igisa n'ikibi cyose. Iyo wizeye Kristo abasha kugutandukanya n'igisa n'ikibi cyose, akabasha kugutandukanya no kujya mu ngeso mbi, kuba umujura, kuba umusambanyi n'ibindi byose bibasha gukoza isoni umwana w'umuntu. Abasha rero kuduhesha agaciro muri Kristo, tukabasha kumwizerera, turengera, turi imfubyi, akaturerera abana bambaye ubusa akabambika, dushonje akatugaburira, akaduha akazi. Yesu Kristo rero iyo wamwizeye nta kintu ajya gukozaho isoni habe na kimwe, ahubwo abasha kukubera byose, akakubera inzira y'ukuri.
niyo mpamvu rero iyo wizeye Kristo abasha kugutandukanya n'ibibi, agatuma ubasha kurera abana wabyaye, agatuma ubasha kwita ku buzima bwawe bwa buri munsi, agatuma muri byose ubasha gutekereza neza. Niyo mpamvu nahisemo kwizera Yesu Kristo, kuko ni umwami n'umukiza watubambiwe. Iyo nibutse uburyo ki yatubambiwe ari Nyabihanga Igorogota, uburyo yababajwe, uburyo yambitswe ikizingo cy'amahwa, ibyo bituma mbasha kubahoka muri Yesu, nkabasha kwizera, nkabasha kumva ko azangirira neza, nkabasha kumva yuko azakuraho ikode, nanjye nkabasha gutuza nkatekana. Ubwo mba mpangayitse ngo abana bararya iki, barabaho gute, ariko Yesu izera ko ari se w'imfubyi. Niyo mpamvu bituma mbasha kugendera muri Yesu Kristo, bikanandukanya n'igisa n'ikibi cyose, bikankura mu businzi, bikankura mu busambanyi, bikankura mu ngeso mbi zose zatuma nteshuka ku nshingano z'abana nk'umubyeyi, bigatuma mbasha kuba nabohora, nkanabohoka ku mutware wanjye, nkabasha kuba nabohoka muri make, nkabasha kwizera ko Yesu ari umugabo ukomeye cyane. Niyo mpamvu rero nizera Yesu ko ari umugabo ukomeye cyane, ari intwari mu intambara zose duhura nazo. Nabonye Imana ikora ibitangaza, nabonye Imana igaburira abana banjye, nabonye Imana bansohoye mu nzu, nabonye Imana byanze na n'ubu ndacyayibona nubwo urugamba rugikomeye cyane muri uyu murimo. Nabonye Imana imiryango yanyanze, umugabo akimara kunsiga, imiryango yamvuyeho iranyanga cyane, nanabagezemo basa naho bandebye nk'abatanshaka, ariko nabonye Imana ijya iduha ababyeyi bo mu butayu, ikaduhereza inshuti z'umumaro mu butayu, ikabasha kutugirira neza. Nabonye Imana ndi mu ishyamba, naho mfiteho kuba bansohoye. Nabonye Imana rero, ni ukuri nabonye Imana sinzigera nyivaho. Mbwira n'abandi bose ngo biyegamize kuri Yesu Kristo, biyegamize kuri uyu mwami Yesu arakomeye cyane. Uyu mwami Yesu abasha kutwambutsa urutindo, akabasha kutwambutsa ya nyanja itukura, akabasha kutwambutsa abafilisitiya bari inyuma, amagare n'amafarashi bigukurikiye. Wareba inyuma ugasanga birakomeye, wareba imbere ugasanga inyanja irakusumiriye, wareba inyuma ugasanga ni ibibazo gusa. Ariko Yesu abasha kwigizaho ibyo byose, Yesu abasha kwigizaho ibyo byose. Ukuri n'ubu ndashima Yesu abasha kuntwikira, arantwikiriye aho abana b'abantu batabasha kuntwikira, arantwikiriye aho n'abo tuvukana batabasha kuntwikira, baranyigurukije. Ariko Yesu turi kumwe, Yesu turi kumweho. Yesu niwe udushakira ubwugamo muri byose. Yesu ni umugabo ukomeye cyane, kandi ni umugabo w'intwari. Yesu yakomeje kundinda guhera 2012. Nabonye Imana ubwo naburaga ababyeyi banjye bose, nabonye Imana na n'ubu iracyandinda. Nabonye Imana indengera njya kubyara, nabonye Imana nongera kubona Imana, na n'ubu ndacyayibona. Nabonye Imana na n'izi saha iracyarera abana banjye. Nabonye Imana umugabo ansiga, nabonye Imana. Wakiringira umwana w'umuntu akagukoza isoni, ariko Imana yo ntabwo ijya idukoza isoni. Abiringira abana b'abantu babakoze isoni, ariko Yesu we ntajya adukoza isoni. Njya nkunda umuririmbyi yaritonze araririmba ngo abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntugihemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yacu kuko urabikwiriye. Abiringiye abantu barabahemukira, ndetse babahanga amaso bakabakoza isoni. Wowe ntugihemuka kandi ntukoze isoni, habwa ikuzo Mana yanjye kuko urabikwiriye. Haleluya. Nabonye Imana n'ukuri, nabonye Imana amaboko anyanga, nabonye
nabonye Imana data bukonyanga, nabonye Imana imiryango inyanga, ariko nabonye Yesu yarandinze ntago nigeze mpfa. Bifuzaga ko nabura ubuzima n'abana banjye, ariko nabonye Imana, na n'ubu nkibona Imana igidurengera aho tutabasha kwirenga. Nabonye Imana umugabo aransiga anyereka ko tutari kumwe, ariko Yesu we ntago ajya dusiga, akomeza kubana natwe. Nabonye Imana rero ubwo nimukaga nkaza muri Ngarama, nabonye Imana narahageze umugabo aransiga, amajiye kunsiga ansiga mburaho ibyumweru 2 ngo mbyare, ariko nabonye Yesu ni umugabo ukomeye cyane. Yesu ntajya dutererana. Yesu iyo yahageze byose birashoboka. Yesu yageze kwa muganga babasha kugukorera serivisi, utabasha kwiha akanyura kuri muganga akorera kuri imbabare. Nabonye Yesu yishyura, nabonye Yesu na n'ubu ndacyabona Imana. Nabonye Imana rero ubwo byari bikomeye cyane, na n'ubu ndacyashima Imana. Ndashima Imana ko yangiriye neza, ndashima Imana yuko itareba nk'abana b'abantu, ndashima Imana kuko nzakomeza nyishime n'imbereye byose. Amen. Hallelujah.